Nshuti bakunzi ba Maximed TV, nizere ko mumeze neza cyane kandi muguwe neza aho muri hirya no hino ku isi, waba uri Aziya, waba uri muri Amerika, waba uri muri Afrika, i Burayi ndetse na Oceania. Twizere ko uguwe neza cyane. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bw'impinja zivuka igihe kitageze. Bawita WPD cyangwa se World Prematurity Day. Maximed TV twabateguriye ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro tugiye kugirana n'abantu badasanzwe, n'inzobere zibyerekeranye n'ubuvuzi bw'impinja zivuka igihe kitageze. Nibo tugiye kuganira, n'inzobere, umwe akora mu kigo cya Partners in Health, undi akora muri kaminuza y'u Rwanda mu bitaro byayo, undi akora mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Hari Isabelle, Claudine, hari na Faustin, nibo tugiye kubana muri iki kiganiro, maze tugaruke ku buzima bw'uru ruhinja ruvuka igihe kitageze. Babyeyi, hari ubutumwa bari buze kubagenera ndetse n'inzego zigiye zitandukanye ubuzima bw'uru ruhinja bureba. Ikaze mu kiganiro, nge ndisa Noel Kanijabo, shimire cyane Jazo kuri kamera, tubahaye ikaze mu kiganiro. This is Maximed TV. This is Maximed TV. Maximed, link up with the world. Yes, nshuti bakunzi ba Maximed TV, nizere ko muguwe neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, turi ku itariki 17, ni itariki mu by'ukuri zifite byinshi zihatse kuri uyu munsi. Hakaba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe impinja zavutse igihe kitageze. Turi kumwe rero n'abaforomokazi b'inzobere mu kwita ku buvuzi bw'impinja zivutse igihe kitageze, nibo tugiye kubana nabo muri uyu mwanya. Ni umunsi udasanzwe, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego, tumeze neza. Aha, reka rero dutangire mutwibwira duhereye hano ibumoso bwanjye. Yego, murakoze. Yego. Nitwa Muteteri Claudine. Ndi umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, mu ishuri ryigisha abaforomo n'ababyaza. By'umwihariko nkaba nigisha mu gashami kigisha abaforomo bita ku bana b'impinja. Babita neonatal nurses. Bashobora kwita ku bana bavutse bafite ikibazo cyangwa se batagifite. Murakoze. Murakoze cyane, namwe mwatwibwira. Murakoze. Yego. Nitwa Nyiramariza Isabelle. Ndi umuforomokazi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Nkorera muri serivisi yita ku bana bakivuka bafite ibibazo. Murakoze cyane Isabelle ndetse na Claudine. Reka twumve n'undi mama. Murakoze cyane. Nitwa Uwingabire Faustin, ndi umuforomokazi w'inzobere. Nkaba nkorana n'umuryango mpuzamahanga witwa Inshuti mu Buzima, Partners in Health, ukorera mu Rwanda imyaka 15. Ariko nkuko tumaze kubibwira, tuva mu bigo binyuranye, ibya leta ndetse n'ibyigenga, ntago turi hano nk'intumwa z'ibyo bigo. Turi hano nk'abaforomokazi b'inzobere bita ku buzima bw'izo mpinja umunsi ku munsi, ariko nanone nk'association Rwanda Association of Neonatal Nurses, ni uvuga ni urugaga ruhuza abaforomokazi, ababyaza bafite ubumenyi cyangwa bita umunsi ku munsi ku buvuzi bw'impinja, yaba arizo zivuga igihe kitageze ndetse n'izindi zifite ibibazo binyuranye zikivuka. Akaba ari association kuri ubu itanditse mu mategeko, ariko iri mu nzira yo kwandikwa, kandi tukaba tubifitemo umuhate kugira ngo yandikwe. Ndi presidente w'iyi association, dufite komite, aba ni abamambure ndetse n'abandi barahari hirya no hino mu gihugu bashyigikiye ko habaho iryo huriro riduhuza, kugira ngo tugire ijwi rimwe, dushobore gusangira ibyiza ndetse tunasangira ingamba zo kugira ngo ubuzima bw'impinja bubungwabungwe neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nizi nzobere rero tugiye kuganira nazo mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'impinja zivuka igihe kitageze, nibo tugiye kuganira nawe. Arakoze Faustin, Isabelle ndetse na Claudine, tugiye kubana nabo muri iki kiganiro. Kuri we mukunzi wa Maximed TV, twizere ko wakoze subscribe, kuko ugiye kumva ikiganiro kiryoshye cyane. Bagiye kugaruka ku buzima bw'aba bana cyangwa se ku buzima bw'izi mpinja zivuka igihe kitageze. Hanyuma ndabaza
Isabelle ni ryari bavuga ko umwana yavutse atagejeje igihe? Murakoze. Nkuko twabivuze uyu munsi ku itariki ya 17 Ugushyingo 2020 turi hano mu rwego rwo kwifatanya n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga ku buzima bw'abana bavutse batagejeje igihe. Turi hano ku nshuro ya 12 ku isi yose, ni ku nshuro ya 12 mu Rwanda, n'ubwo wenda byaba bitazwi ni ku nshuro ya 3, ariko uwo munsi washyizweho muri 2009 hagamijwe kumenyekanisha ubuzima bw'abana bavutse batagejeje igihe. Impamvu washyizweho ni abana bavuka batagejeje igihe, ariko n'abana badasanzwe baba bihariye, baba bagomba kwitabwaho ku buryo bwihariye, ariko kuko byagaragaraga ko bitameze neza, byabaye ngombwa ko habaho kumenyekanisha kw'abo bana babaho kandi bafite uburenganzira bwose bwo kubaho no kwitabwaho. Hari ibara mbona mwaje mwese muhuriyeho, ni ibara bita couleur violette cyangwa se purple. Iri bara risobanuye iki, Claudine? Murakoze. Iri bara turaryambaye, ariko kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abo bana bavuka batagejeje igihe, ni nk'ikimenyetso cyashyizweho kugira ngo kimenyekanishe ko ari ibihe ari umunsi udasanzwe. Iri bara rikoreshwa mu bihe bidasanzwe, ngira ngo nk'uko mubizi mu bihugu by'i Burayi, ni ibara rikoreshwa n'abami, abamikazi mu bihe byabo byiza, kwishima, ibihe bidasanzwe. Ngira ngo no mu gihugu cyacu hari igihe rikoreshwa, nabwo aba ari ibihe bidasanzwe. Aha rero abashyizeho uyu munsi naryo barishyizeho nk'ikimenyetso cyo kugira ngo berekane ko b'abana ari abadasanzwe. Ibyo bakorerwa ntibigomba kuba bisanzwe, nabo ntibasanzwe, kuko hari uko baba boroshye, muri make ntibasanzwe. Niyo mpamvu iri bara ryashyizweho, ariko ryashyizweho n'abateguye uyu munsi ujyaho buri mwaka ku itariki ya 17 Ugushyingo. Uyu ngubu tukaba twaje mu rwego rwo kugira ngo twifatanye n'isi yose, ariko dufite n'iki kimenyetso kigaragaza uyu munsi. Murakoze. Murakoze cyane Claudine. Hanyuma tukiri nanone kuri uyu munsi, ndagira ngo Isabelle mudufashe, uyu munsi wo usobanuye iki none ku buzima bw'umwana? Murakoze. Uyu munsi icyo usobanuye ku buzima bw'umwana, cyangwa se urwo ruhinja rwavutse igihe kitageze, ushobora kwibaza ngo ni uruhe? Ni uruhinja rwavutse rumeze rute? Se ni uruhinja rwavukiye amezi angahe? Dukunze kumva hirya no hino abantu bavuga ngo nabyaye igihe kitageze, ngo mbyara umwana afite amezi 6, ngo mbyara umwana afite amezi 7, ngo mbyara umwana afite amezi 8, ndetse abenshi bakaba bazi ko umwana ugeze igihe aba afite amezi 9. Ariko mu buryo bw'ubuvuzi dukunze gukoresha ibyumweru. Twebwe tubara mu byumweru. Umwana ugejeje igihe aba afite ibyumweru 40. Birashoboka yuko umuntu ashobora kubyara mbere y'ibyumweru 2 akabyara ku cyumweru cya 38, cyangwa se akarenzaho ibyumweru 2 akageza kuri 42. Ibyo byose birashoboka. Hanyuma abo nibo tubarira yuko bagejeje igihe. Naho wa wundi tuvuga ko yavutse igihe kitageze, ni ukuva ku mwana wese ushobora kuba ari hasi y'ibyumweru 37. Uwo mwana wese abarwa nk'umwana wavutse igihe kitageze. Akaba abo bana babamo dushyiramo ibyiciro 3 tugendeye ku byumweru bavukiye, uburyo yaje angana, n'ibiro, ibyo byose tukabirebaho. Hari abashobora kuvuka bari munsi y'ibyumweru 28. Abo ngabo ni icyiciro kiba gikeneye kwitabwaho bikomeye ndetse birenze rwose, kuko uko ibyumweru biba bikeya niko wa mwana urugendo rwe cyangwa kwa kuba udasanzwe
batubwiye ba Claudine cyangwa se kwa kwitabwaho n'abantu badasanzwe no gukorerwa ibidasanzwe birushaho kugira imbaraga. Hanyuma hakaba ushobora kuba avukiye hagati y'ibyumweru 30 na 32, icyo ni icyiciro cya kabiri. Hakaba wavukira hagati y'ibyumweru 32 ndetse na 37, icyo ni ikindi cyiciro cya gatatu. Ariko uko ibyumweru bizamuka byegera ya 38, 40, 42 twavuze, niyo mahirwe yo kuvuga ngo wa mwana noneho yaragiye kwegera ibyumweru bigejeje igihe. Bya bibazo yagahuye nabyo, kwa kuba afite uruhu rworoshye, kwa kuba akeneye ubushyuhe byihutirwa, kwa kuba se guhumeka babanza kumwibutsa, babanza kumuhereza utumashini tumufasha guhumeka, kwa kuba bamwigisha kurya. Ni ukuvuga ngo uko ibyumweru biba byinshi niko ayo mahirwe yo kwiga ibyo bintu, niba ariko navuga mu nda ya mama we aba yarabyize. Uko ibyumweru biba bikeya kandi niko uwo mwana aba akeneye kurebererwa no kwitabwaho bidasanzwe, ndetse no kwitabwaho n'abantu badasanzwe. Hanyuma ushobora kwibaza uti se, cyangwa hakaba hari utwumva kibaza ati ese ni izihe mpamvu zishobora gutuma umwana avuka adashyitse, igihe kitageze, uruhinja rusohoka mu nda ya nyina igihe kitageze? Hari impamvu nyinshi, hari zishobora guturuka ku mubyeyi, hari zishobora guturuka ku mwana, hari n'izishobora guturuka ku yo twita iya nyuma. Izo zose uko ari eshatu ugasanga ziteje ko umwana ashobora gusohoka mu nda ya nyina igihe kitageze. Ku mubyeyi rero ushobora kuba ufite uburwayi, umubyeyi ashobora kuba afite uburwayi butandukanye. Ashobora kuba afite nka diyabete, ashobora kuba afite umuvuduko uri hejuru, ashobora kuba arwaye malariya, ashobora kuba arwaye izindi ndwara zinjirira mu myanya myibarukiro. Ni ukuvuga ngo ibyo byose biri mu mpamvu zishobora guturuka ku mubyeyi zigatuma umwana asohoka. Ashobora kuba anywa inzoga, ashobora kuba anywa itabi, ashobora kuba adafata ikiruhuko bihagije. Ugasanga ibyo byose bibaye zimwe mu mpamvu zituma wa mwana asohoka igihe kitageze, kandi aribwo agiye guhura n'ibyo twavuga ko bizamutwara urugendo rurerure kugira ngo agere kuwo twifuza, kabone n'ubwo bishoboka kandi rwose bibaho, ariko bitwara urugendo rurerure. Hakaba izishobora guturuka ku mwana, nk'uko twari tubivuze, ushobora kuba ari umwana urenze umwe mu nda ya nyina, ari 2, ari 3, ari 4, ari 5. Abo bana biragorana kugira ngo bigere ku byumweru 40. Ni ngo usanga ubushobozi bw'inda ya nyina kubasha kugomeza kurera abo bana kugera ku byumweru 40 bitamworoheye, abana bikaba ngombwa bakavuka. Hari ubwo ababyeyi baba bafite yenda iyo twiti ya nyuma ifite ikibazo runaka, ikaba itakibasha kugaburira umwana neza, se irimo kwangirika bitewe n'uburwayi butandukanye. Icyo gihe nabwo umwana ashobora gusohoka. Hari igihe ababyeyi baba bafite inkondo y'umura yoroshye, rwose ntiyifunge pe, ikifungamo igihe gitoya, ikindi gafunguka uko ibiro bigenda byongera cyangwa se uko ibyumweru byongera, umwana nabwo agasohoka. Hari ubwo bishobora yewe no guterwa n'imireme n'uburyo umwana aremwe mu nda y'umubyeyi, kudasanzwe, kutabashije kubasha kwemera guturana, cyangwa se niba nabyita guturana, kugaburirwa n'umubiri wa nyina. Ugasanga n'ubundi hajemo ikintu cyo kutumvikana hagati ya wa mwana uri kuremwa muri yanda n'umubiri ugomba, kuko umubiri wa nyina niwo umutunga kuri byinshi, uwo mwana nawe bikaba ngombwa agasohoka. Izo zose ni impamvu zishobora gutuma uruhinja ruvuka igihe kitageze. Akaba ari nayo mpamvu dushishikariza abatwumva, ababyeyi hirya no hino, abatwita, abagifite gahunda yo gutwita, ko igihe cyose wumva utameze neza, igihe cyose wumva umubiri wawe hari aho utameze neza utwise, ihangane rwose usange abaganga bakugira inama. Igihe cyose wagiye bakaguha randevu tuzagarukira iyi tariki, gerageza uyubahirize, kuko ibyo biri mu bizadufasha kugira ngo za mpinja zacu zivuka igihe kitageze, zidasanzwe, zitabwaho mu buryo budasanzwe n'abantu badasanzwe, zigerageze kugira ngo
zikurira mu nda y'ababyeyi zigeze kuri bya byumweru byabugenewe, kabone n'ubwo b'abana bakura bakagera ku rugero rushimishije ibintu bikagenda neza, ariko bitwara imbaraga zidasanzwe ndetse bigakenera n'abantu badasanzwe n'ibikoresho bidasanzwe n'ubumenyi budasanzwe. Murakoze cyane Isabelle ndetse na Claudine. Reka noneho tuze kuri Faustin, ndagira ngo kuri izi mpamvu amaze kuvuga Isabelle mutubwire, ese siporo ishobora kurinda umubyeyi izi ngaruka zose cyangwa se izi mpamvu zose zatuma se abyara uruhinja rutagejeje igihe? Murakoze cyane. Siporo nk'abavuzi tuyikoresha nk'umuti, ariko tukayikoresha nabwo nk'uburyo bushobora gufasha umuntu kwirinda indwara. Umubyeyi utwite ntabujijwe siporo, ariko ntiyemerewe zose. Ntabwo twagenda ngo dukore urutonde rw'izo yemerewe n'izabujijwe, ariko uko Isabelle yari abivuze, igihe cyose utwite ukimera kumenya ko wasamye, egera abaganga munarebere hamwe nsanzwe n'igiki, muri zihe siporo ndifasha gukora izihe, kuko buri cyiciro ugenda ugeramo iyo utwite hari izuba wemereye n'izubuzwa, yewe kugera no ku rwego rw'ingendo. Burya hari icyiciro ugeramo umubyeyi atwite akaba atemerewe kugenda urugendo rw'amasaha 5 ane mu modoka ataruhuka, ku buryo biba ngombwa ko afata urugendo abivugana na muganga, bakaya n'uburyo urugendo bashaka kurucamo ibice bibiri, kamuga ati wenda ubwo ari urugendo rurerure kora urw'amasaha 2 ucumbike uzasubukure buke, kugira ngo wa mwanya wo kuruhuka Isabelle yaravuze mwiza utuma umwana agumya kubona ibimutunga kandi akagubwa neza mu nda ya mama. Burya awubona ko umubiri w'umubyeyi waruhutse, yaba urugendo rw'amaguru, yaba siporo zindi zisanzwe, koga, kugenda se ku binyabiziga, izo zose ntizibujijwe, ariko ntizemewe igihe cyose. Ariyo mpamvu bivuga ngo bitewe nuko inda yawe ingana, bitewe n'imiremere yawe, muganga ukurikirana akubwira ngo izi urazemereye kuzageza aha, cyangwa se zizigabanye cyangwa zizihagarike, bitewe nuko yagusuzumye. Murakoze cyane. Tukiri kuri mwebwe Faustin, umuntu yahita yibaza ese ubundi bitwaye iki kuvuka ku ruhinja igihe kitageze? Urakoze. Umuntu yabyibaza ko akavuga ati ezo nuko rumva ruvuka. Isabelle akaba yatubwiye ko rufite amahirwe yo kubaho, kuba rwavutse bitwaye iki? Ndakigarukaho. Ntabwo uyu munsi ugamije gushishikaza ngo abantu babyara igihe kitageze. Umuntu yavuga ati reka njye nsubika urugendo aho gutwita ibyumweru 40 ntwite 20 ndumva amahirwe ahari, kubera ko gutwita burya birafuna. Abantu batwite mu bubahe, aba bafite hafi mu babungabunge, burya abafite umurimo ukomeye. Urabaza rero uti kuvuka bita igihe kitageze bitwaye iki? Reka tubizane mu rurimi buri muntu yakumva bitagiye mu kiganga cyane. Kuvuka k'umwana tubigeranye no kwimuka. Burya iyo umwana ari mu nda ya mama we aba ari mu nzu yaremewemo, ariko uburyo Imana yabikoze neza, buri cyiciro umwana agenda ageraho hari uburyo umubiri ugenda witegura kuzava ha hantu, ntago ari ahantu abiteka. Umubiri witegura kuzava ha hantu ku buryo burya bimwe ajya avuga ngo natwisa umwaka cyangwa imyaka 12 mu kiganga ntitubyemera, kubera ko ibitunga umwana byagenewe kubaho igihe kitarenga ibyumweru 42 Isabelle yababwiye. Iyo birenze rwose wa mwana ku buryo bw'ikiganga twemera ko atabaho, ubwo n'amezi 9, akenshi babyita amezi 9 mu Kinyarwanda. Nibyo nuvuga ngo kuri twe umwana acumbikirwa mu nda ya mama we, akabamo nibura igihe tutabara ngo turenze ibyumweru 42. Iyo birenze kuri twe umwana ntabaho. Muri cya gihe rero yemerewe kuba mu nda, burya umubiri ufite uburyo ugenda witegura kuzimuka. Tubigaruye muri kumwe twabivugaga, iyo uri ahantu uvuga utahandi hacumbitse mu kwa mbere nzahimuka, burya hari ibyo utegura, ugakusanya ibintu byawe, ugashaka imodoka izagutwaza, ukavugisha abaturanyi kuzimuka, ukanateguza abaho uzimukira, ukababaza aho bahahira, ukababaza uko babayeho nuko barya. Umwana burya nubwo adafuba muri mama ye ngaza tubaze nk'uyu muvandimwe ngambaza ati Faustin ku isi babaho bateye, ariko Imana yamuremye ku buryo buri kica agenda yitegura, akava ku gutungwa na nyina kuri byose, akagenda umubiri witegura kuzibeshaho. Umwana uri mu nda burya ntahumeka, umwuka ubona unyuze muri rwa ruriro umufatana na mama we, uvuye ku mwuka mama we yahumetse. Ariyo mpamvu Isabelle yabigarutse ibintu by'amatabi n'imyuka mibi. Iyo uhumeka ibintu bidasukuye burya nibyo ugaburira umwana uri mu nda. Umwana ntahumeka, umwana ntarya, umwana ntiyonka. Mu Kinyarwanda bavuga ngo inda yangira ikonka, ariko burya konka bavuga ntago ari kuri tubona umwana yonkesha umunwa. Konka k'umwana no kwinyagambura, kuko umwana burya mu nda aba mu mazi. Ya mazi umwana afite ubushobozi bwo kuyanywa, akongera akayihagarika, akayakinamo akayogamo, akongera akayanywa, niko yiberaho.
umwana ashobora kwihagarika mu nda ya mama. Yego arihagarika cyane rwose icyo atakora ntiyituma n'abanyarwanda bavuga ngo wa wundi wanyuma ngo aba yarakoze bya binibune ya mama we. Ibyo byo ntabikora kereka hamwe tuvuga umwana we yananiwe watangiye kwituma mu nda. Ubu umwana ntiyituma mu nda agira isuku cyane ariko aya mazi arayanywa akanayihagarikamo akagumya akayogamo. Iyo yoga rero ari inyagambura mbwiye ati ndangira ikonka turanamushishikariza ujye utega amatwi wiha akanya wumve ko umwana yonka mu nda ariko ntago ari ukonka k'umunwa n'ukonka ko kwinyagambura. Icyo ngarukaho rero iyo ari mu nda ntarya n'ibyo yonka sibyo bimutunga. Ibimutunga n'ubundi binyura muri rwa ruriri. Nuvuga ngo ubuzima bwe bwose abukesha mama we. Ni umenya ko hashyushye, ni umenya ko hakonje ko kubushyuha bukura mu nda ya mama, ni umenya ko akeneye umwuka, ni umenya ko akeneye ibiryo, ni umenya ko akeneye gukura inda ya mama ikaguka. Ibyo byose ababigenerwa ariko umubiri w'umwana ufite urugenda witegura uvuga ngo aha nzahimuka. Twabijyanye rero no kwagukusanya bya bintu uzimukana. Iyo wimutse ahantu ukajya ahandi burya kenshi nta stress nyinshi bigutera kubera ko ni ibintu warateguye. Niyo wa mwana washashyitse rero igihe kigeze umwaje igihe kigeze abaje wa mwana witeguye uvuka agahita arira. Burya riravuga ati ni mu mpibere avuka ahumeka avuga ati ni mu mpibere ni mu nshimire ko mvutse ni mu mpamashyi ni muvuze impundu naje. Uwo ni umwana uvutse ashyitse. Tukiri aho ngaho wenda njye nagize amahirwe yo kwasistaho umubyeyi abyara. Kubera iki abaganga cyangwa se mwebwe nk'inzobere mwadusobanura gute iyo umwana mukimubona cyangwa se mukimukura muri mama we mumushyira mu gituza mumushyira mu gituza kiriya kimenyetso gisobanuye iki? Urakoze cyane. Iyo bitabaye turanababara nk'abantu bize ubuvuzi bw'impinja. No kuvuga ngo wa mwana yariteguye ubwo turacyari kuri wa mwana uje igihe kigeze. Wa mwana yariteguye mu kuvuka arimutse. Burya umuturanyi wa mbere baziranye ni mama we. Iyo avutse rero burya tumuhanagura bwangu tumusangisha mama we kugira ngo kumwe yaramutunze mu bushyuhe mu rukundo mu bwumvikane babanagamo abe n'umuntu wa mbere umwakira mu isi. Nubwo yakirwa n'ibiganza byacu bakubye twihutira kumusubiza mama we kugira ngo bongere bagirane umushyikirano w'umunsi wa mbere mama we yishima seke. Iyo burya ababyeyi bose bumva umwana muririra mu gatuza araseka. Niho hantu honyine umubyeyi yasetswa nuko umwana wari kurira kuko iyo umwana atarize ni nyina urira. Niko bigenda kwa muganga. Iyo umwana atarize nyina ararira ariko iyo arize nyina araseka kubera akazi ko kurira ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo mama nariteguye ndaje duhure twabana gutanze ariko noneho navutse. Kumushyira mu gatuza rero nubwo bumwe tushaka gutangiza kubera ko intangiriro ni bwa bushyuhe dushaka ko umwana bufata bukuye kuri nyina ariko ni na rwa rukundo na yampumeko none no guta dukururira umwana kwegera ibere rya mama kugira ngo yakire kado itagira ukwisa umwana wese agenerwa akivuka ukozwa umubyeyi wamubyaye. Twatoranyije wavutse igihe kigeze waje twese twiteguye ko agomba kuza. Uje igihe kitageze ni cya gihe umuryango n'umubyeyi utayiteguye ko ari bubyara. Kandi ndavuga ngo ngiye ntago igihe cyo kubyara kiragera bafite izo mpungenge ariko hari abo byanga kuko akabyara. Iyo wa mwana aje rero ni nk'uwagukura iwawe mu nzu nawe nta kintu wateguye umuntu akagusohora. Aba ari umwana uje tubigeranije muri kwa kundi twavuga nta muntu usorwa mu nzu nta kintu afite nta ntebe nta safuriya nta hazaryama nta hazajya gute yateguye. Abaje twabijyanye n'impunzi. Impunzi yumvisha ikintu gikubise ikagenda ihunga burya ntibituje ibishaka ahantu ibona amahoro ibishaka ahantu ihungira. Ninde ndi buhungireho ninde uri bunyakire ninde uri bumpa ibyo nari nkeneye. Urumva niba mwana ruri mu mutuzo kuri mama muha byose akamugaburira akamuhumekera wakiberaho yinywera amazi abyina akaryama agakanguka. Ariko none haje mu isi aho yamaze gutandukanya na mama we kandi aje nta kintu azanye. Kuvuga ngo nta kintu azanye uruhu rutiteguye kubana n'umuyaga wo hanze. Azanye ibihaha bitegeze bitegura ngo nzahumeka. Azanye umunwa utarigeze uvuga ngo nzonka. Azanye amara azi ko ajyamo amazi gusa atarigeze yitegura kumenya ngo hari n'amashereka azaza nyuma hazaze n'ibiryo. Ni umwana uje adasanzwe. Ntasanzwe gute nuvana umwana uduhungiyeho udafite ikintu kimwe yateguye. Wa wundi uza muzi ko twese tudatekereza iyo turi guhumeka ariko agera guhumeka akabyibagirwa. Agera twamugaburira n'amashereka ya mama we. Tunabishishikariza abantu kuba ariyo yonyine baha umwana cyane cyane umwana avuze igihe kitageza ko n'umwana wese umwana uvutse agaburirwa amashereka kuva kivuka kugera amezi 6 nta kindi kintu avangiwe. Ni wa mwana tuyaha akamunanira kubera ko amara atabyiteguye. Ni wa mwana utazamenya ko hakonje cyangwa hashyushye. Ni wa mwana ukeneye ibyuma byihariye bimufasha kongera kubaho nk'ukiri mu nda ya mama we bimumenyera ubushyuhe
bikamumenyera ko nta microbe zimugeraho, bigakoreshwa n'abaganga babizi bazi kubikoresha kugira ngo agumane umutuzo n'umutekano, agakenera kugaburirwa bike bike cyane kugira ngo abimenyere, agakenerwa ko uruhu rwe rurindwa, agakenera imiti igumye imwibutsa kujya ahumeka kugira ngo atazabyibagirwa, kuko byibagiwe birahagije umunota umwe kugira ngo abe yangiritse kandi dushobore kumugarura. Ni umwana rero wihariye, kandi uyu munsi wagiyeho kubera ubwiyongere bwabo ku isi yose. Imibare yerekana ko ari abana yo kugera muri miliyoni 15 ku mwaka. Ikibabaje, miliyoni muri bo bapfa ahari ku munsi wa mbere, icyumweru cya mbere ntibakirenze. Kubera iki? Baribagirwa guhumeka, bagapfa nyine bikarangira. Barabagaburira kurya bikabananira, barajya hanze bagakonja, ibyuma byakonje cyangwa se ntibikora, cyangwa nabikoresha ntibabizi. Imiti si bakeneye y'umwihariko ntishobora kuboneka. Abavuzi bakeneye kwiharira kumva rwa rurimi bavuga rwo kuvuga ngo nabahungiyeho igihe kitageze, nimumfashe ngira amahirwe yo kubaho. Rimwe na rimwe baba badahari, ari abantu batari bumufashe mu by'ukuri ku isaha ku yindi kugira ngo ahabwe amahirwe yo kugera hamwe ashobora kuzatera intambwe akibeshaho nka wa mwana waje igihe kigeze. Ibyo byose rero bimugira umwana wihariye, bikanasaba ubuvuzi bwihariye n'ibikoresho byihariye. Ari niyo mpamvu n'uyu munsi wihariye wagiyeho kugira ngo uyu mwana amenyekane, ariko tunashishikariza abantu bose kwibuka ngo hari igice cy'abantu baduhungiraho bategereje kubona ko tubiteguye tukabaha ibyo bari bakeneye, bari baje badashoboye kuronka aho bari bari. Murakoze cyane. Murakoze cyane abakunzi ba Maximed TV, turacyari muri iki kiganiro kidasanzwe kuri uyu munsi wahariwe impinja zivuka zitagejeje igihe. Niyo mpamvu twabatumiriye aba baforomokazi, ni inzobere mu kwita ku kuvura cyangwa se ku buvuzi bw'impinja zivuka zitagejeje igihe. Turi kumwe na Madame Faustin, turi kumwe na Madame Isabelle, ndetse turi kumwe na Madame Claudine. Ikiganiro cyacu rero kiracyakomeze. Nagira ngo nanone mutubwire ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iteguye ite, iravuga iki? Kubera ko uyu munsi umaze imyaka 12, uyu mwaka haba hariho insanganyamatsiko n'ubutumwa bwihariye. Uyu mwaka rero insanganyamatsiko dufite iravuga iti twese hamwe mu kwita ku buzima bw'umwana wavutse atagejeje igihe, turengera ejo hazaza. Birumvikana iyo tumwitayeho agira ejo hazaza heza, kuko aba yabayeho ntapfe muri babandi bapfa igihe bakivuka kubera ko twamwitayeho. Nubwo yaje atiteguye, yasanze abamwiteguye bamufasha kubaho, kuko ibyo tumufashisha ni byinshi. Kumenya ngo turamugaburira dute, kumenya ngo ibyuma bihari bimufasha bikora bite, ese bimufasha bite, ese naramuka nkuko Faustin yabivuze ahagaze guhumeka turamufasha gute, ese naramuka agize ikibazo wenda cyo kutabasha kwakira ibyo twamugaburiye turamufasha gute. Ibyo byose biri mu byo dukora iyo yaje tumwiteguye. Tumwitegura rero kuko tuba dufite ubumenyi bwo kuba twamwakira. Aho rero turenze ku iyo nsanganyamatsiko hari n'ubutumwa bwihariye bwagenewe uyu mwaka. Ubwo butumwa burimo ibice bitatu. Hari igice cya mbere kivuga ku bijyanye no gufasha umuryango, wa muryango yaje ajemo cyangwa aturutsemo. Ni ababyeyi, ni abaturanyi, ni twebwe. Igice cya kabiri kiravuga ku gufasha abamwitaho. Yaje atiteguye akeneye abamwitaho. Ubwo turavuga abavuzi bamwitaho. Ubundi butumwa bugenewe aho avurirwa, ni ukuvuga ni inzego z'ubuzima ari buze azamo. Ni igice kijyanye no gufasha izo nzego z'ubuzima gutera imbere. Reka wenda tubaze Isabelle, imiryango ifite izo mpinja ni ubuhe butumwa wabaha muri rusange mwabagenera? Murakoze. Imiryango ifite izo mpinja, ubutumwa ibikeneye ni ubufasha budasanzwe nk'uko bafite n'impinja zidasanzwe. Hanyuma ubwo bufasha buturuka muri twebwe hatandukanye: abaganga, abaturanyi, abavandimwe, abavukanye. Abo bose basabwa ubufasha bwihariye, ubufasha bwimbitse, ubufasha bukomeye kugira ngo bafashe uwo mubyeyi wakira urwo ruhinja. Nk'uko batubwiye, ntabwo umubyeyi yari yiteguye ko ari bubyare
ubundi iyo uri bubyare rwose igihe kigeze hafi uragenda ukagura imyenda y'umwana, ibyo azaryamamo, aho azaryama, ibyumba ugataka, ibintu byose. Ariko iyo uruhinja rugutunguye nk'uko nguko ntabwo uba witeguye. Ibyo rero bituma umubyeyi ahangayika bikomeye, akiheba, akajya mu yindi si, akumva ko yagwiririwe n'ibyago. Hantu ariho kuba yabyaye uruhinja rutarageza igihe bikamugora kwiyakira. Icyo dusabwa rero abavandimwe, abaganga, ni ubufasha budasanzwe koko. Twahera nko ku bavandimwe. Abavandimwe baba bakwiye kumwitaho, ukamenya ngo niba wa mwenda atawuguze, uragiye mu isoko uguze n'uwo mwenda mutoya urawumushyiriye. Aba ari umubyeyi wari usanzwe afite abandi bana kandi yabyaye igihe kigeze, bya byumweru 40 twavuze basigaye mu rugo bakeneye kwitabwaho, kumenya ko bariye, kumenya ko batarwaye. Ibyo ngibyo niba nawe uri umutware we, niba uri se w'abana, uramufasha umenye utabasigaye mu rugo bimeze bitya. Mu by'ukuri ni umumama ugiye kumara igihe kitari gitoya mu bitaro, atarabyiteguye, amenyereye ko yajyaga kuri maternité akabyara uyu munsi ejo agataha cyangwa ejo bundi, ariko none haramara y'ukwezi amezi 2. Ni ukuvuga ngo twese umusanzu wacu urakenewe kugira ngo tumube hafi, tumufashe. Niba uri umuturanyi ukamureberera ku byasigaye mu rugo, ukamusura ukamubwira uti rwose nta kibazo, tuzakuba hafi, tuzagufasha. Ibintu byakubayeho ntago ari birashoboka yuko uyu mwana mu mbaraga zidasanzwe ziturutse ku baganga azakira, azakura kandi akaba umuntu udasanzwe ukomeye. Ibyo byose bibasha gutuma umubyeyi atuza, agashyitsa umutima mu gitereko, ndetse nawe akaba uruhare rukomeye, akaba igice gikomeye cyo kuvura wa mwana. Hari icyo noneho ngira ngo ngarukiyeho tugeze kwa muganga, ni ukuvuga ngo bariya ababyeyi nabo baba bagezweho n'ikintu batari biteguye, batanasanzwe babona mu buzima bwabo. Urabona aho umubyeyi rwose avuga ati simukoraho, umwana simukoraho ntamuvuna. Ni ukuvuga ngo ntabwo aba yarabyiteguye, no kubyakira biragoye. Uwo mubyeyi ukubwira ngo ntakora ku mwana we atamuvuna, mu kandi kanya kumubwira ati mama dukeneye amashereka kugira ngo umwana arye akure, nimwe akura intungamubiri zituma umubiri ukomeza gukura neza nk'uko akagombye ari mu nda, biramugoye cyane kuko ubwe nawe ntabwo yumva ibyamubayeho. Yakoze cyane Isabelle. Turacyari mu kiganiro kuri Maximed TV, aho turi kumwe n'aba baganga b'inzobere mu kwita ku mpinja zivuka cyangwa se zivuka zibyarwa n'ababyeyi bazo ariko zitagejeje igihe. Tugenda tugana ku musozo noneho, Faustin, ndagira ngo mutubwire ubutumwa noneho mwaha abazivura, ababana nazo kwa muganga, no kuvuga abaganga. Niki noneho ni ubuhe butumwa mwaha noneho inzego z'ubuvuzi muri rusange? Murakoze cyane. Kuri uyu munsi wahariwe izi mpinja zivuga igihe kitageze, hari ubutumwa bwihariye buhabwa abazikurikirana umunsi ku munsi. Ubwa mbere twaburebera wenda duhereye nk'iwacu mu Rwanda, kugeza ubusanga henshi abantu bita kuri izi mpinja ari abantu bafite ubumenyi n'ubushobozi mu buvuzi rusange. Akenshi ugasanga wenda nta n'amahirwe babona y'amahugurwa ahoraho cyangwa se imenyereza mwuga mbere yuko batangira kuvura zino mpinja. Ugasanga mu by'ukuri basa nkaho bishakisha mu kugenda bazamura ubushobozi bwabo bw'imivurire y'izi mpinja. Ikintu kitari cyo cyane rero, kubera yuko hari benshi babacika, bakamucika kubera yuko hari ibyo atamenye cyangwa hari ibyo atakoze, ariko utamurenganyiriza kubera yuko mu by'ukuri yize ubuvuzi rusange, wenda amahirwe make nk'icyumweru kimwe cyangwa se isaha imwe bamunyuriyemo ku bijyanye n'impinja, ariko ni ibintu adasobanukiwe. Kandi uko tuvura umuntu mukuru cyangwa umwana y'imyaka 3, 5, ntabwo ariko tuvura uruhinja, cyane cyane uruba rwavutse igihe kitageze. Bivuga rero aba bavuzi bakeneye kwegerwa, kandi tukabifashwamo n'abantu bashyiraho imirongo ngenderwa mu mivurire, tukamenya ko abaganga babavura ari abantu bafitiye ubushobozi. Iyo mvuze abaganga, hari abahita bumva abadogiteri, medecine, ariko abavuzi n'abantu bose batanga ubufasha mu mivurire. Abaganga bavuzi cyane cyane hano nkagaruka ku rwego rwihariye rw'abaforomo, rimwe na rimwe n'igihe ababyaza nabo bakora muri izi serivisi zita ku mpinja. Abenshi usanga ari abantu bize ku rwego twika diploma, general nursing cyangwa general midwifery,
ku buryo usanga nyine ubumenyi buhari ari ubumenyi rusange kandi bumwe rusange ntibukore neza kuko agomba kuvura no kumva uyu mwana wihariye. Aba bantu rero nibegerwe, nibafashwe, nihajyeho gahunda y'imenyereza nitozwa mwuga mu kuvura impinja, mu gukoresha ibyuma byihariye bikoreshwa mu kuvura abantu bana, ndetse no kumenya iby'ingenzi byabyo mu kubana n'imiryango. Hari aho usanga umuvuzi azi ko ari uvura, Isabella bivuze neza, burya umubyeyi w'umwana uruhinja rurwaye aba afite 50% inarenga mu mivurire y'umwana, tumukeneraho byinshi. Nta nubwo tumugira umushyitsi, murabimenyereye ko kwa muganga tugira ibyo bita amasaha yo gusura. Umubyeyi urwaje uruhinja ntagira amasaha yo gusura. Umugabo, umugore, isaha n'isaha barinjira bagasura umwana, bakamuganiriza, bakamukoraho, bakareba ibyo tumukorera, bakabaza, bagasobanuza, bagatangira no kumwiyegereza nk'umwana uri mu muryango wabo. Abavuzi hari byinshi byarengera ubuzima bw'abana bidasaba ibindi bintu bihanitse. Harimo nk'uburyo mujya mwumva bavuga ngo kanguru madakeyo, metode kanguru. Metode kanguru ni nka bwa buryo twahereyeho kari umwana akivuka tumushyira ku nda ya mama we, ku gatuza ka mama we, ariko noneho kanguru ni uburyo agiye kujya abaho ku buryo agahekwa ku gituza ariko umwanya muremure, kugira ngo mama we uko ahumeka nawe atore guhumeka, iyo yegere kurushaho icyunzwe cya mama we, amenyera amashereka aturuka kuri mama we, anamenye ko yavutse atakiri mu nda, yaje mu isi. Hari byinshi bifasha umwana, hari guha umwana amashereka utamuhaye ibindi bintu. Hari uwavuga uti nyina yabyaye arananiwe kandi afite amafaranga, nagenda ajye kugura amata ze nk'umwana we. Burya ububaye umwe mu bantu bazatuma wa mwana atamera neza, cyangwa ingaruka zimuza hari nyinshi zo kutakira bimwe umugaburiye. Amara yagenewe gufata amashereka gusa kugera nibura amezi 6 umwana akivuka. Abavuzi rero bakeneye kubarwa hafi, ariko bakeneye no kongerwa mu mubare, ariko batekerezwaho no mu bushobozi. Bizi iki, barahugurwa bate, ninde usuzuma ko bakimenye, bamenye gukoresha ibikoresho bihari, ese bazi kumva umwana, bazi kumenya umwana ufite ikibazo kihariye ku buryo bahamagara muganga. Muziga kenshi mu mavuriro yacu muganga mukuru wo twita dogiteri ntaba hari, umuforomo ni ubana n'umurwayi amasaha 24 ku yandi. Tunabigaruye burya ni uvura, kwako ni umenya ngo uyu muntu wanjye ari koroherwa cyangwa yarembye cyangwa akeneye ko muganga azamo kugira ngo ahindure imiti cyangwa yongera musuzume, turebere hamwe uburyo bwo kumuvura neza. Bityo rero turasaba ko bongerwa mu mubare, ariko banongererwa ubushobozi. Iki nahita ngifatanya n'inzego z'ubuvuzi. Nk'ubwo ndagaruka ku baganga nkavuga ngo ababyeyi bombi b'umwana, ise na nyina, ntago ari abashyitsi, bari muri ekipe iri kuvura umwana, ariko naho usanga nta naho guhagarara bafite. Ukaba utabinjiza ngo babone aho bahagarara. Nimba ufite agasare gatoya kangana urwara ufitemo abana 40, ntabwo uzahamagara abagabo 40 n'abagore 40 ngo binjire muri ya sare. Haraho batabyemerwa kubera ko aho havurirwa umwana ni hatoya. Icyo kintu tunasaba ngo gicike. Kuba ari batoya ntabwo bagomba guhabwa akantu gatoya. Oya, ni batoya ariko bakeneye ahantu hisanzuye ho kuba. Ikindi wenda ugasanga hari n'ababyitiranye n'abavuzi ubwacu, ugasanga nko ku bitaro hari aho ya serivisi ivura impinja bahita bayifatanya na serivisi ibyaza, bati ubwo buriya yavutse arakomatanywa na nyina, bakavuga ngo ni umubyeyi n'umwana. Ntago ari byo. Uyu mwana arihariye, nta na rimwe ashobora guhusa. Nyina afite imyaka 30, nubwo yabyaye ariko n'umuntu ushobora kwivugira ati narwaye cyangwa ndumva ntameze neza. Uyu ni uruhinja rwihariye rugomba kujya muri serivisi yihariye, akitabwaho n'abantu bihariye. Hari naho babivanga bakabafatanya n'abandi bana, kuko ni serivisi y'abana n'impinja. Iyo bifatanije abana n'impinja, umuntu yumva neza mu bana. Umwana uvuga useka, ufite ikiro, mfatira akaboko ngiye gushaka umutsi ngahita nkubona. Umuntu wese yajya kumuvura kurusha uko ajya ku mwana ufite umutsi ungana n'akaboko kose. Ni muto cyane, ibyo birihariye, hari ibyo atibwiriza, hari ibyo atazi. Ntago aba bana bavangwa. Iyi ni serivisi yihariye y'abana, igomba guhabwa abavuzi bihariye, bahagije mu mubare kandi bahagije mu bumenyi, baba batabufite bakabuhabwa kugira ngo bashobore kwita kuri aba bana. Ikindi dusaba, ntago serivisi zacu zinganya ubushobozi. Nko mu gihugu cyacu tugiye dufite dufite ibigo nderabuzima by'akenshi ntibivura impinja, bitabizohereza ku bitaro by'akarere, ariko dufite ibitaro by'intara, dufite ibitaro by'icyitegererezo, dufite ibitaro bya kaminuza bigiye biri hirya no hino. Hakaba n'igihe hakenerwa ko uwo mwana ava ku bitaro by'akarere ajya ku bitaro bya kaminuza, ariko ugasanga uburyo bwo kumutwara nubwo bubonetse ariko ntibujyanye n'uko ari. Na ambulance yagenewe abantu bakuru, idafite ikintu umwana ari butwarwemo, idafite umuntu uri bumutwara ufite ubumenyi bwo kumenya ngo mu muhanda hagati
uyu mwana n'umurwayi mvanye ku bitaro hari kukomeje ubuvuzi kuza kugezaho muha amaboko yabo mwohereje umwana akaba yakangikira mu rugendo kandi mwagiye amafaranga yatanzwe ababyeyi rimwe rimwe ugasanga bavuga bati abana ntibabaho si ukutabaho ahubwo nuko tutarumva neza uburyo bwihariye bwo kubavura hakaza icyo kintu rero cyo kongera amavuriro afite ubushobozi bwo kwita kuri aba bana ariko no kunoza uburyo bavanwa ku ivuriro ridafite ubushobozi bwo kubitaho bajyanwa ku rindi vuriro ibyo byose rero biracyari urugamba gusa tukagenda dushima intambwe ziterwa kuko iyi ni inshuro ya gatatu mu gihugu cyacu uyu munsi wizihizwa wenda ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2018 ntago habaye umunsi mukuru ku rwego rw'igihugu ngo ugire ariko twagiye ku itangazamakuru nk'uko nk'abaneonetonasi tuvuga ku buzima bw'abana bavuka igihe kitageze n'umwihariko wabo ku nshuro ya kabiri byabaye ku rwego rw'igihugu byabereye ku bitaro bya Kirehe aho umushinga inshuti mu buzima ukorera biba ku rwego rw'igihugu biramenyekana biba n'intangiriro ku buryo kuri iyi nshuro nabwo bizaba mu bitaro hano muri Kigali muzahamenya muzanaze twifatanye kwizihiza uwo munsi n'intambwe kumenya ikintu mujya muvuga ikintu cya mbere n'amakuru koko amakuru ni ikintu cya mbere ibindi bigenda biza buryo amakuru yabonetse dufata n'umwanya wo kuganira tugashaka ibisubizo by'ibibazo bihari tunashima cyane Minisiteri y'Umurimo kubera ko mu itegeko rivuguruye rishyashya rigenga ibiruhuko n'abakozi ba leta hajemo umwihariko ku miryango n'ababyeyi babyara abana igihe kitageze ku buryo ubu ngubu bafite uburenganzira ku kiruhuko cyihariye nibura kingana n'igihe umwana yaburaga ngo ageze igihe cyo kuvuka bya byumweru 38 twavugaga akongera akagira uburenganzira ku kiruhuko gisanzwe gihabwa ababyeyi babyaye igihe kigeze niyo ni intambwe ikomeye Isabelle yabivuze n'umubyeyi tugiye kumarana igihe kirekire twigisha umwana akantu ku kandi nawe yiga ikintu ku kindi amenyera umwana kuko nawe ntiyaramuzi nibwo babanaga mu nda ni igihe rero cyo gutuza kuko dushaka kumarana amezi 2 mu bitaro urumva nimba yifataga ikiruhuko cy'amezi 3 tukamumarana 2 kumwe kwabaga ari guke cyane ariko bazajya amara y'umwana yamaraga amuvuza amwitaho amuhetse kunda yongera amare yayandi 3 y'ikiruhuko yemerewe n'amategeko ku buryo biduha icyizere kari ibintu byiza kandi n'ingamba za guverinoma zigenda zifataho gahunda nziza zo kujya imbere dufatanije bizagenda neza bikaba n'impamvu yo gushimangira impamvu dushaka ko umuryango wacu wa Rwanda Association of Neonatal uvuka ukandikwa ku buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo abantu bose bavura impinja bibaza byinshi babaforoma babana n'impinja basaba kunyana ku yandi batagira uwo babaza batagira uwo bahungiraho na y'impinja zibahungiyeho ziteguye bajye baduhungiraho natwe tubimenye kare mbere ko bahunga ahubwo tubatabare tubaha ibyo bazakiriza abana ari mu bumenyi no mu bundi bufasha baba bakeneye murakoze cyane namwe rero mwese mwakomeje kugenda mubana natwe murusheho kuzirikana uyu munsi no munsi wiswe WPD cyangwa se World Prematurity Day no munsi nkuko mubibona bahisemo iribara rya couleur violette cyangwa se purple rikaba ari wo munsi rero watoranirijweho iribara cyane cyangwa se abashyizeho uyu munsi mpuzamahanga wo kwita cyangwa se wo kuzirikana ubuzima bw'izi mpinja zivuka igihe kitageze bahisemo mwumvise ko mukeneye kumenya ibi bintu mukeneye kumenya ubu buzima bw'aba bana mukeneye kumenya imibereho yabo ndetse hari icyizere kinini cyane cy'uko ubuzima bwabo bugenda neza nyuma yo kwitabwaho cyane nubwo wenda bikiri ku rwego rwo hasi ariko barahari kugira ngo bagende barushaho kuduhereza ubusobanuro burambuye ndetse haracyari icyizere cyane tukambashimire cyane rero ngewe ndi Isa Noel Kanijabo shimire cyane Jazo twabanye kuri kamera ciao ciao